Yuko Bruce Melody yaguze imodoka. Bro basi Benz miliyoni 500. Ntago ndimo kumva. Yarayiguze cyangwa azayigura nyine yarayiguze. Aha, hanyuma icyumbaza ni iki rero? Ndashaka kubaza ko bajya kutubwira ko ari mu star hano bafite imodoka yenze cyane. Kubera iyi Benz yawe. Kandi buri munsi wari uvuga ko ari umwana kuri wowe. Yaba mu mafaranga n'iki byose. Afite imodoka ya miliyoni 500. Ufite imodoka ya miliyoni harya ni 100 zingahe? Ndagusubiza ngo mu ijambo rimwe. Umupagasi nubona yatunze. Jumenya ko wamutungishije watakivugwa. Ukomeza. Manager, umupagasi ninde wamutungishije ninde? Kutari umukoresha umunyeshuri. Kutari wowe nyire arena. Umunyeshuri nubona atsinze ikizami. Jumenya ko mwarimu wamuteguriye hari ibindi bibazo yari yibita. Kapiteni Jacques Tuyisenge cyangwa Haruna uwo bazapanga kuba kapiteni. Ayo mafaranga nzamuhamagara imbere y'abanyamakuru mwese nyamushyikiriza. Buri mukinnyi wese nzamuha miliyoni yo kurya. Bansindire Uganda Cranes. Hanyuma hari icyo navuze. Abazatsinda ibitego cyangwa se uzatsinda igitego. Kizatuma turusha Uganda Cranes amanota 3. Wowe afite kado yihari. Hagataho kuvugishwa kuriya ni ibyishimo. Byari byakurenze. Ari amadinari najyaga nyumva. Ati nukuvugishwa. Wanavugishije kwe. Wewe cyane yajyaga atosha ngo nagatwiko ngo. Oya? Jewe mbabwije ukuri pe. Hariya nemeye icyaha naravugishijwe. Tukira aho ngaho ibere rya Bigogo ryitwaguze mu Cyongereza. Ibere rya Bigogo. Ngo ngwiki. Tuga CNN cyangwa ibere rya Bigogo. Ibere rya Bigogo. Ibere rya Bigogo ryitwa mu Cyongereza. Baryanditse ubwo no kuvuga banditse ngo the Bigogwez ibere. Reka nangira ngusuze cyane mwifuriza umunsi mwiza mwifurize kugubwa neza kuri uyu munsi mani bagennye twishime tunezerwe na Iris TV Ngeni Blaze nka bya bindi sanzwe iminsi yose cyangwa se bisanzwe iteka ryose uko tuba twimereye ahangaha nakubwira ko ndi kumwe n'umwe mu bastar bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yitwa super manager cyangwa se super manager numwe mu bantu bakoze amateka from zero to a hero. Ni the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong super manager, the King Kong, yes I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, king of YouTube, most wanted. I'm in the house right now. Manager afite ukuntu aba yifunze kuri Dior. Njye nahereye kuri no ubundi yibayita Christian Dior. Ni inkweto yo mu 2020 umwaka urangira. Mu cameraman yiteho abanza yirebe inkweto nziza cyane arebe brand. Dore binanditseho manager. Ariko ubundi ujya guhitamo style. N'uyu munsi wa kuki. Jewe ubundi jewe ntago nipangira uko nambara. Hari abashinzwe ibyo. Narakubwiye ngo super amaze kugera agomba kuba afite branch. Hari aho ugera ntubukikurikiranira ibintu byawe. Hari aho ugera internet bakakubwira bati internet yawe ikora iki. Hari aho ugera bakakubwira bati imodoka yawe ikora iki. Hari aho ugera bakakubwira bati ugomba kwambara ibi. Kubera ko hari ababishinzwe nyine. None se waba umuntu ukomeye gute kandi udafite abagukomeza. Urabyumva? Ngire ngo uranabizura umunyamakuru n'abanyamakuru bamaze gukomera bashinga ibinyamakuru bamwe na bamwe bagaha abantu akazi. Kandi ba bantu akaba aribo bakomeza bya binyamakuru byabo. Ubwo rero nagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri abantu bashinzwe ako kazi nibo bagusubiza neza ariko baba bamitemo kandi byo bamitemo mbanze ko ari byiza. Hagato ngaho nanjye nagira ngo nsuhuza abadukurikiye. Ndasuhuza mwashuhuje ariko nanjye ntabasuhuza. Aho dusuhuza. Nanjye reka mbasuhuze. Mbanze suhuze Abanyarwanda bose n'intara ya 5 diaspora. Ya gatandatu amusore. Intara ya 6 amusore. Hanyuma namwe ba 7 nubwo turi kumwe. Wanguje zomane. Super. Ba 7. Babureze ni bari mu ntara ya 7 ndi mu mujyi wa Kigali. Bureze yarakaje ikintu cya mbere kimwe Bureze yavuze.
ngo ntago azava mu cyaro iwabo ngo najya no gukodesha akodeshe mu cyaro Breze ni umuntu ukodesha muri kaburimbo yego Breze akodesha kuri kaburimbo buriya rero Breze ni nk'abahinde buriya abahinde baba ku muhanda cyangwa baba mu mujyi hagati kugira ngo ubucuruzi cyangwa se amahirwe aje ya mbere mu mujyi ngo ajye abanza mubanzeho niko abahinde buriya niyo ntuza yabo mbese niyo objective cyangwa se niyo principe yabo eba nakodesha hafi ya kaburimbo nawe usigaye ukotora mu tuntu twinshi cyane twerekeranye n'indimi barutangiye iwe nagavuga akantu ka principe ejo bundi turi muri principe manager ejo bundi usinyire Tom Transfers ebana uhite noneho ubi erega biriya urabona Tom Transfers namwumvaga nanjye nk'ibihuha numva tutashobora Abanyarwanda tutashobora kubona imodoka ziri ku rwego nka ruriya Abanyarwanda tutashobora kubona ibyiza ariko tuvugisha ukuri we yarampamagaye arambwira ati ngiye kuguha amafaranga ahenze ku isi birabanza biranyobera ati kuko company yanjye nayo ni company irenze kandi nayo ni super Abanyarwanda bamaze kubyemera barabibonye ngire ngo bakoze noneho n'ibindi bintu bitanasanzwe ugura imodoka bagahita baguye kubugendamo cyane Tom Transfers nabo bonyine mu gihe yawe utaraza bagahita baguha imodoka yo kubugendamo igihe utumije indi modoka baguha indi bati ugenda muri iyi ngiyi Tom Transfers nibo ba mbere bagurisha imodoka mu Rwanda bakagira n'amapartment meza uruhukiramo kandi ayo apartment ku giciro ndetse gito kiba gihendutse ariko bagira na za bonisi batanga abantu banajya ku rubuga rwabo bakurikira super hagati aho buretse nakubwira hagati aho kuvugishwa kuriya ni ibyishimo byari byakurenze ari amadinari najyaga nyumva ati nukuvugishwa wanavugishije kwe wewe cyari gatoshe ngo nagatwiko ngo oya jewe mbabwirije ukuri pe hariya nemeye icyaha yaravugishijwe kubera ibyishimo by'abasirikiri yagaragara yabona ngo ubutamu no Miss wa postinze umuntu wari uri muri Miss Rwanda 2019 yitwa Miss Cadette yaraga postinze mukundwa Miss Cadette wowe Miss Cadette aba mukundwa Cadette oya nta Cadette ba super umva ngubwire oya umva ngubwire jewe kuvugishwa kuriya byari ibyishimo amadinari ni amafaranga ahenze ku isi aba muri Kuwait gusa ndanashimira Abanyarwanda tayari bamaze kuzana bureau de change yayo hari umuntu wavuye hanze ubu amafaranga yanjye agiye kubona icyo akora mu Rwanda yarakiri mu iguniya kuva cyagiye nasinyira nari narabuze aho nyavunje manager ikibazo cyewe cya mbere nibaza ikintu nagira nkubwire madinari yaje mwari muhari Breze wari uhari Muvunyi wari uhari biriya bintu wabonye wasinya amafaranga y'amadinari ukabura kuvugishwa koko ari ibyishimo bikurenga yaje yiyongera kuri miliyoni 200 za Speranza uruganda Abanyarwanda kugeza ubu icyo kunywa gikozwe n'uruganda rwa Speranza umunyarwanda arakubwira ati nutanywa Speranza uzaba usigaye reba hose iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali amajyepfo n'amajyaruguru ndetse no ntara yacu ya gatandatu wavuze diaspora turi exportinga buri gihe umuzigo uragenda nk'abantu bo bari muri Central Africa barakinywa neza cyane hariya cyo kunywa cya Speranza kirimo kirabageraho neza cyane manager hanyuma buretse gato kuvugishwa ufashe miliyoni 200 ukongeraho iz'amadinari hari icyatangaje ko mwansereje ngo superavugishijwe ukongeraho na ya Hussein kutayavuga ariko oya ubwo sindajya itonde ntago ndajya kuyamagaze sports class kwa Hussein magaze sports class is express nk'izo nta handi wazisanga ni muri magaze sports class ama Christian Dior magaze sports class ibikoresho bya sport byiza byizewe ni nayo yateraga inkunga yari iri mu batera inkunga mu mikino yaberaga hano mu Rwanda ari volley ari basket mwarabirebaga inyuma magaze sports class izenguruka hanyuma se koko ibyo bintu biraza biriyongera kuri genuine refrosology center biriyongera kuri micro shop online bari yabishatse kugura ikintu kigurira online bakakikogereza wawe mu rugo abo bitwa ngo ni micro shop online kwa Eric amaherezo baza gushaka umuntu uzajya agenda akwibutsa ibyo ari byo super hanyuma Tom Transfer gatoya hanyuma tukiri kwa Tom Transfer Tom Transfers wowe ubwawe waguze imodoka kwa Tom Transfers urayigura urayishyura kutagiye ahandi ko ahandi wambwiye uti nta handi nshobora kwizera ko baguha imodoka ifite garanti nzima kandi itagira ikibazo ihura nacyo uri umugabo wo kubihamya Abanyarwanda ni mugane Tom Transfers ubushitse nababwiye ngiye turi muri press conference nababwiye nibanyishyura ko bamamariza nzajya mbivuga ko ariho nayiguze kuko nanjye ntago bankiremo imiyaga bampaye imodoka ko nabaye amafaranga ahubwo super umva ngubwira akantu gatoya rero tukiri ku bintu by'imodoka ejo bundi ahaduka inkuru irimo kuvuga ngo Bruce Melody aguze imodoka ya miliyoni 500
uri umwe mu bantu babyamaganiye kure uravuga uti ntibishoboka. ende je oya je nayo ntago icyo ngicyo nigeze nyuvugaho. Wenda hari ibindi wari warambajije iby'imodoka niwe mbyumvanye. Ndavuga ibyo by'imodoka byo kugura imodoka $500,000. Brabus yakaga cyane. Ya Brabus Mercedes meze nk'iyawe ni Benz nayo. Umva. Nayo ni Benz. Umva. Ubwo ariko nibwo mugiye kukimbaza hose nari nabwo mbimenye. Yego. Ngansubiramo izo nkuru nazo nzumva. Yuko Bruce Melody yaguze imodoka Brabus Benz. Oya $500,000. Ntago ndimo kumva. Yarayiguze cyangwa azayigura nyine yarayiguze. Aha, hanyuma icyumbaza ni iki rero? Ndashaka kubaza ko wajya kutubwira akarere mu star hano bafite imodoka ihenze cyane kubera iyi Benz yawe. Kandi buri munsi wari uvuga ko ari umwana kuri wowe yaba mu mafaranga n'iki byose afite imodoka ya $500,000 ufite imodoka ya miliyoni harya ni 100 zingahe? Ndagusubiza ngo mu ijambo rimwe umupagasi nubona yatunze jya umenya ko wamutungishije wowe atakivugwa. Ukomeze. Manager umupagasi ninde wamutungishije ninde? Gutari umukoresha we umunyeshuri nubona atsinze ikizami jya umenya ko mwarimu wamuteguriye hari ibindi bibazo yari yibitseho. Ariko ugenda ashaka kugira ngo banze reka tuce n'ibintu bive mu nzira birangire. Icyo nshaka kukubwira rero nakubwiye ngo jewe ntamvuze mu izina. Urambwiye ngo hari uwaguze imodoka ariko jewe nzi ko ari igihe mutinya amafaranga si ikintu kabisa. Umva hejuru ya miliyari uhisigira ubwe usigaye utinya kuvuga. Erega hari ikintu mutazi. Superman ajya kugira ngo akuvuge ubusa nawe uvuzwe n'ikizi. Superman ajya kukuvuga uri ikizi. Egereza micrones. Oya Superman ajya arakuvuga tujye tunavugisha no kuri. Nakubwiye ngo umupagasi ntaho ahurira imbehe y'umupagasi n'imbehe y'umwami nibijya bihura. Ntibanahura ntibanasuhuzanya. Usibye umwami atanga woda bikagira ku mupagasi akajya gukora ibyo akora. Rero ari we ari nundi wagura ni mobilisation ni use inspiration nicyo nababwiye narabigishije nibakore. Ariko iyo uvuze papa wabo president w'umustar mu Rwanda umustar wa mbere mu Rwanda swa manager aho you talk about another element. Okay ngiye guhereza ingingo ebyiri kandi ajyanga icyo kintu tuze kukivugaho kibe kiriya ku Banyarwanda. Impamvu mbikubwiye niki uzakurikirana amateka umupagasi bamwita mu cyongereza babita ngo ni not slaves ni abacakara. Umupagasi nuko mba nkoresheje ijambo abantu baza kuvuga baturatukanye ariko burya sima ntukanye kuko nanjye nigeze gupagasa nawe ahanga uri murapagasa we nubwo wipagasiriza nahanda pagasa. Umupagasi ni umuntu ugishakisha ariko iyo ushakishiriza mu kwaha cyangwa se mu guhembwa n'undi ibaze none wowe uratunze none wowe bigutungisha ese ubwo wari ku rwego ushingiye kujya uvuga ko ari wowe mutungisha. Oya ubundi njye manjaka dukuriza ibintu biri kiriya sibyo. Icya mbere ntabwo uri manager we, icya kabiri ntabwo uri umukoresha we, icya gatatu nturise, icya kane kandi icyo muvana kugira utwumvishe ko niburi ibyo afite abikomora kuri super manager. Ntabwo ari we wenyine ni buri mustari wese uri hano mu Rwanda ndabisubiramo. Ni jewe wa mbere uri umuhamya wo kubihamya Breze nguyu niba mbeshya mu nyomoreze kuri kamera zanyu ni je wa mbere wagaragaje ko YouTube ushobora kwijyaho ukegera abanyemari bafite ibigo institutions of business. Iyo katanda yizana nkuru itangazamakuru nkoresha press conference bwa mbere abandi bana barabiyoboka. Byarabaye ntibyabaye nimo abanyakuri. Ibi bintu byarabaye ariko tujye tunavuga aha kuri mikoro abantu babyibuke. Ni jewe wa mbere ndabisubiramo I'm a pioneer, I'm a founder of YouTube business institution just to be there and to make how can I say to go and to approach business institutions and to tell them that you see me I'm trending on YouTube. I can call you up, I can just advertise you. It can be easy for you to reach your target and I can just hold the press conference. And since then when I did it all stars started to copy what I did. Byarabaye ntibyabaye. Iyo kata nago yabyumvishe super. Uri muri ivuna uri kwibuna Breze. Basajewe. Iyo kata ndabisubiramo mu Kinyarwanda. Ndabivuga no mu ni jewe muri uru Rwanda wagiye kuri YouTube abantu barabanza urabizi ngitangira bambonaga as a fool umusazi bambonaga as abnormal kananje niko nabikekaga bavugaga uri tabi kabisa. Finally trend ngezaho nkoresha karuze kugangatira kamera
ngezaho nkoresha brain ndongera kugaruka kuri rya jambo rya His Excellence think big, tekereza byagutse. ndavuga intari ko se ko ntrendinga ni gute nabyaza umusaruro aya magambo yanjye, ni gute nabyaza ubu ngubu ahubwo bari bakwiriye no kujya banyishyura. Nduhutse abantu benshi mu bwonko. Hari abantu baba bari mu biro babaye bored bakandeba, hari ababa bafite ibibazo bari stressed bakandeba bakanezerwa. Ubundi abantu bakananyishyuye mu bindi bihugu ubundi gende yishyurwa abakaba ari umushara wa leta yashyizeho, kuko uyu muntu I live the people, nkora icyo bita nzana abantu bafite stress, abandi bafite problems zabo, ariko giye nkazana ikintu bita refreshment ubwonko. Urabyumva? Ibyo ngibyo Abanyarwanda bagezeho barabinkundira, babanza kumbona aze, bagezeho bambona nka comedian. Ndashimira Imana. Ariko muri ya comedian ijyamo n'ukuri, ijyamo inyigisho. Muri ya comedy ijyamo inyigisho. Amagambo narakubwiye ngo ijambo n'ubu Abanyarwanda n'ubu abana bato wabirebaga, hari abana basore bari bahagaza ninjoro, hari screenshot nafashe. Ngwenye ndekanye kwereka ngwenye wafashe screenshot agosupa. Okay, dukomeze. Ya n'umwana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ati natangiye kwikorera ndeka gukorera abandi kubera super manager. Kabisa. Nabonye yabikomentinze mu kiganiro naraye nkoranye na mugenzi wanyu Sabe kwisimbi. Aravuga ati none ubu ndatwara ntwari kamyo maze kugeraho nigeze. Uwo numwe hari undi mwana nawe uri mu Breze ndo kumwamye nasanze ukorana n'abandi ari kugeza urambira uti I work to do for myself. Yeah, sure. Ndabivuze ndanabisubiramo ndi hano. Niyo mpamvu muvunyambashije ikibazo cyiza cyane cy'ubwenge ngo icyambere ntacyo upfana nabo. Uvuga ngo wowe uri boss wabo cyangwa se uri umwami bo bakaba abapagasi. Icya kabiri nta kintu mukorana. Icya gatatu uri manager wabo, ariko nije wabigishije the way of making money through YouTube. Nije wabigishije King of YouTube. Super manager. None se reba nk'ubu ngo ejo bundi nahoze mbwira abantu. Ejo bundi nabwiraga abantu nashada yavuze, narebye ukuntu uyu mwana trendinga kuri YouTube ni iyaka. Ndavuga umuntu atrendinga gute gutya nta kintu yinjiza, abantu barimo baramuprofita kubera iki? Kubera ko arabura, ahubwo namwe muhera ubu muri abanyamakuru muri n'abavugizi. Umwana nkuriye mukwiriye kumumanaginga neza nawe akagira icyo yinjiza, kuko hari abantu bashaka kumureba. Of course umuntu nkuriye ateye imbere ni byiza, ariko uramushyira aha bakamuha mitsingi akanywa ari anywa ni fegi, that is killing. Nuko mwica kuriya. Ariko buriya hakabaye hari umuntu umumanaginga akamubwira ati bireke biye basimati, ngire ngo yarabivuze wa mukobwa Asia. Ati ndimo ndagerageza. Ni byiza, uriya ni umugisha. Erega buriya win and I win is a fair situation. Sure. Urumva urakoresha umwana nkuri ukamutrendingisha ariko se bimubesheje nk'iki? Biramufasha iki? Kuko this is a work. Agiye niba ndi ku kazi none ahangaha, niyo mpamvu ubona amakampani anyama azangana kugira ngo yamamazwe. Wabyumvishije? Yego. Ikintu cya mbere buriya iyo ukunze umurimo umuruhura guhunga. Wakwanga umurimo, yes, wakwanga umurimo umuruhura guhunga. Iyo ukunze umurimo umuruhura guhunga. Wakwanga umurimo umuruho ukagusanga. Manager, reka turi mu miruho manager. Ndabizi neza. Namwe muracyara abasore muri abana bato, Imana ndabibasabiye Uwiteka abahe umugisha nkuko nanjye mwamfashije. N'ubu mwamumfasha. Kubabara no guhangayika bibaho. Muvu nakumenye nta nigare none dore ufite imodoka, kubera ko wazaga usakurifayinga ushaka kugira ngo ubeho. Twaraganiriye kuntu wagiye za Nairobi, ukuntu wigeze gutwara amakamyo, tuziranye byinshi, ariko urambwira uti I can't give up mpaka bizaba. None ingorofani yahindutse indege. Kubera iki? Kubera to not give up. Gushyira Imana imbere, ugakorera mu nzira nziza, hanyuma ntushake gukira vuba. Ikibazo cy'urubyiruko rwinshi bafite itama niki? Amerwe yo gushaka gukira vuba. No, wese abimana ubuzima uvuge ngo nanjye ndabizi igihe kimwe bizahinduka. Wizigamire ufata 500 niba ari byo ufata, wenda 2 birye ariko 3 cyangwa se 2500 cyangwa 1000 nacyo kibike, kuko burya buri gihe ubika ufite kuzigama, uba ufite ukupanga. Ejo nejo bundi birahinduka. Imana ntishobora kuguta.
uri mu nzira nziza mbivugira ngo abantu bose babyumve Imana iyo uri mu nzira nziza muvu nararwanyijwe n'abanyarwanda benshi buriya barabizi baranaza kubyandika urabibona hari abatambonaga nk'umuntu muzima cyangwa se hari ababonaga ibyo ndimo bipfuye bitazagera aho bingeza ariko ubu none ahangaha ngiye guhagararira kuwa gatatu mfite na press conference kuwa gatatu ngiye guhagararira igihugu cya Turukiya nicyo kintu ngiye kugeraho mu bucuruzi Turukiya igihugu cya Turukiya yes igihugu cya Turukiya ngiye kugihagararira cyangize brand ambassador w'ubucuruzi bazajya bakorana n'igihugu cy'u Rwanda ubu se ambasaderi wacu arabizi ko wa Turukiya arabizi ko uzahagararira exactly hazaba hari intumwa kuko twanamwandikiye yemeye kuza ariko yambwiye ko natanaboneka azohereza intumwa izava muri embassy ya Turukiya mu Rwanda ubwo urumva ashobora kuza kuko yambwiye ati kubera akazi kenshi ni umumama yambwiye ati akani bidea ngira ngo nshobora no ariko ntabwo ari ngombwa nari ngiye kwerekana intuza yayinsubije hari ibaruwa kuri email yanjye mu modoka hariya yansubije ku yambwiye ati nzahaboneka ariko kubera akazi kacu Rwanda uyahagarariye perezida wa Turukiya iyo ambasaderi w'igihugu mu kindi uhagarariye icyo gihugu ngo itiminizi ni wewe perezida wa urakoze cyane rero icyo nagira ngo nkubwire biriya byose biza kubera gukora Breze ndagushimira ntarajya Breze warangigije buriya jewe ukuntu umeze buriya nshaka kureba umuntu wihangana navugaga ibyamuvunyi muvuyeho ubu we nkugiyeho warangigije usaba interview ukajya umbwira uti ndashaka interview ukabona ndanga ariko ntucike intege burya nagira ngo nkurebe ese uyu mwana ni muzima koko ashobora kuzavamo umugabo uko buri umuntu udacika intege mu buzima nge nkorana nawe umuntu mu buzima ucika intege akavuga ngo biranze reka mbivemo aba bakinnyi b'umupira ubona benshi bakina umupira bageze ku rwego rukomeye ntabwo aribo bari abahanga kurusha abandi ariko babigumyeho guhoraho ni uguhozaho Abanyarwanda bumva iryo jambo guhoraho ni uguhozaho urubyiruko ruri hose rw'Abanyarwanda haba mu Rwanda haba hanze if you are a youth you are investment sure you have to use your age for not destroying your life but you must use your age in thinking big urabyumva ego and of course in thinking big and dreaming to achieve the greatest things. You understand what I'm saying? Yes, we understand. Instead of just when you are youth, you find most of youth, you find them how can I say they demolish their lives. They go in some drugs. They become drug dealers. I mean drug users. Become you go in fornications. Fornications is icyo Ago tukizi neza. Ubwo iryo ni ijambo ry'abataramu. Ni uburaya. Uzinze ugasubiremo kujya muri simvuga ngo umubiri burya nawe ufite ukuremye ariko biriya bintu bigiyemo nabyo biriya nabyo ni ibintu bishobora kukwitira future. Ikintu cyose ugomba kugikora njya mbwira abakinnyi b'umupira w'amaguru guhura n'abadamu babo si bibi ako bimwe mu bintu ugomba kwitondera ugomba no kwitondera cyane iyo ugiye mu nkumi cyane n'akazi burya karanga. Manager kiri ku bakinnyi uzi icyo nari nshatse kuvuga wabonye ejo bundi umukinnyi ni mu kiye gihugu oya naha mu Rwanda hari umukinnyi navugaga ibyakuri naha mu Rwanda hari umukinnyi baherutse guhagarika yari mu kazi ariko biba byarabaye katari wo waramuhagaritse kuki gutinya kubavuga kandi kubizi kariyo ni domaine ubamo naramuvuze inshuro nyinshi hanyuma urabitinyira iki ubu kuvuga Olivier birakugoye oya ntago ariko sereka nkubaze urwego ndiho n'urwo kuvuga buri wese levels. Manager ndakubaza urwego ndiho oya uwo muntu mureke reka tumutsinde icyo nari nshatse kukubwira oya so kumutsinda gukora ibintu byose ariko kugenda igihe ni cyacyo. Supermanager niba nasohokanye na girlfriend wangiye kurya ubuzima wenda nkanakora nibyo ariko niba ngiye mu kazi cyangwa iyi time ari akazi mvuga ngo iki cyumweru ndi busy n'akazi ikintu cyose kugira ngo ukigereho ugihe umwanya ukagikunda ariko ivanze ibintu ariko ubutoya n'ishoramari hari umuntu ubu ngubu ufite miliyari ariko arashaje uwo muntu ararutwa n'umuntu ufite imyaka 20 utagira n'amafaranga yagura igare. Ejo ndi abwiye abantu tugewe nasimbutse ibere rya Bigogwe
uyu munsi ni special kuri teachings ndashaka kwigisha urubyiruko. Okay, nta kibazo. Urubyiruko inspiration of the youth mukuru wanyu. Koresha igihe. If you are youth, you are an investment. Okay. So don't destroy your time by using age, by using your age. Nja kujya mbanze nkwibarize gatoya. Nari ntangiye kukubaza nkubwiye nti ubushize wabwiye abantu ko wasimbutse ibere rya Bigogwe. Tuje gusanga Superman dushanga no gusimbuka urukiramende cyane ikibazo gikomeye cyane. Superman kibwira abantu ngo ngiye ngo navuye nanga ngongera amatimba n'amaguru. Wari wabisezeranyije abantu. Dusanga no kugera ikabugu usibye kuwanyira wenda uri muri cross byanye n'ibya siporo zisanzwe utabasha no kuhatambuka. Ejo je narakwiyumviye ubwaje nagara amakuru nabwiwe sinamagambo uri muvanga Abanyarwanda ikipe y'igihugu y'u Rwanda iramuka ikwemo Uganda buri mukinyi w'u Rwanda uramuha miliyoni yo bita Uganda Cranes ni iramuka ikwemo Uganda Cranes ngarabo miliyoni buri mukinyi w'u Rwanda nago biri buze kuba nkabyaye n'ibya semuhanuka nk'ibere rya Bigogwe cyangwa ryabere rya Bigogwe cyangwa rwa rugendo rumeze nk'urugikanani. Urakoze cyane. Iperereza ryabari guhaye wari perereje nabi. Mu nyishimwe cyangwa se mu gisubizo kimwe ndibaza neza ko hari ibimenyetso bigaragaza ko nasimbutse ibere rya Bigogwe. Icyambere hari YouTube channel yanjye yitwa Super Manager Big Agent bajeho bandike Super Manager ku ibere rya Bigogwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri barabona urugendo rwanjye kuri Instagram yanjye nitwa Gakumba Patrick cyangwa se Super Manager. Hariho mva hangaha ngenda ngeri matimba n'amaguru. Icya gatatu bashake televiziyo CNN na Al Jazeera bakurikirana ibyo bapostinze byose haba kuri Instagram barabonaho the Patrick Gakumba aka Super Manager from Rwanda who broke the record, an unbelievable record, by jumping the highest mountain of 5 kilometers from down up to up. Ariko tukiranga ibere rya Bigogwe ryitwa gute mu Cyongereza? From down up to up. Tukiranga ibere rya Bigogwe ryitwa gute mu Cyongereza? Ibere rya Bigogwe. Ngongwike. Tuga CNN. CNN cyangwa ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe ryitwa mu Cyongereza. Baryanditse ubwo nukuvuga banditse ngo the Bigogwe's ibere. Ngibere rya Bigogwe ryitwa mu Cyongereza kuri CNN uko barisomaga nuko barivuga nuko baryandika. Nuvuga ngo ibere rya Bigogwe ryitwa the Bigogwe's ibere. Wese ko ariko ryitwa no mu Kinyarwanda ariko turyita mu Cyongereza rero bavuga the Bigogwe's ibere. Reka twikomereze twari tukiri ku mafaranga iyo miliyoni utwizere ko guhera kuri ibyo ni bisanzwe ariko ni bisanzwe kuri je kapiteni Jacques Tuyisenge cyangwa Haruna uwo bazapanga kuba kapiteni ayo mafaranga nzamuhamagara imbere y'abanyamakuru mwese nyamushyikiriza buri mukinnyi wese nzamuha miliyoni yo kurya bansindire Uganda Cranes. Hanyuma hari icyo navuze abazatsinda ibitego cyangwa se uzatsinda igitego bizatuma turusha Uganda Cranes amanota 3 wowe afite kado yihari. Super Manager imbere y'Abanyarwanda bose abantu bose bakurikiye Urugendo TV n'abakurikiye Iris TV babyumve ko Super Manager ese nabakinyi 11 muzaheza gusa cyangwa se ni squad yose. Navuze ngo squad izaba yiteguye umukino wa Uganda Cranes. Nuvuga ngo nabari kuri fedo match abari kuri fedo match nuvuga 18 wasante tugitsinda Uganda miliyoni 18 Super Manager ziramuvamo kongeraho uduhimbaza amashyitwa ariwe batsinze ibitego uzatsinda ngo afite kado itangazamakuru ryose ndabisubiramo cyari amafaranga noneho ubanza hari ya madinari ndabyemeye noneho bure manager ntatego oya ya madinari none super singubeshye nene narakonfirma neza burundu kandi ubizi neza kandi twirwana abantu bose rega bambwira bati bya bintu nibyo bone bansindire Uganda Cranes itangazamakuru wa mugani wawe ubundi ndihamagara mbabwira nti kapiteni Haruna cyangwa se Jacques Tuyisenge nzareba uwo munsi uzabambaye kapiteni kuko bayigenda bahinduranye cyangwa se Medi Kagere uzaba yambaye kapiteni mubwire nti dore miliyoni 18 ngizi buri muntu atware miliyoni imwe yo kurya. Manager eka tubyizere ko tuzanatsinda tubifuriza ishya n'ihirwe mu mukino ariko urumva si 18 gusa yego
kuko harimo na koca ngomba kumuha n'abakoci staff n'uduhimbaza musiki uzatsinda igitego oya jewe ayo mafaranga buri mwaka arye miliyoni imwe manager reka twigendere kontra ngiye gusinya kwa gatatu ku itariki ndwi yo kubera uhagarariye Turukiya ubucuruzi bwa Turukiya mu Rwanda uzi birimo ntago tubizi muzabibona kwa gatatu ku itariki ndwi yego nzababwira aho bibera yego kamanze nteguze amakamanda yanjye umutekano uzaba hari nta kibazo kira kitu kimeze neza manager ibintu bimeze neza muzaze mwambariye ikirori naravuye ibirori naravuye ngo ugiye nta muntu ushaka gukina nawe bose n'abana bato nanjye kure ku ikipe y'igihugu twajyaho hanyuma icyo nashaka kukubwira ndabisubiramo mufashe yakamwana uko trendinga nawe abeho kuki mutamufasha kumufasha no kugira gute mumushakire management nayo ishobora kumushakira amasoko kuko ndibaza ko mu bantu batrendinga kuri YouTube ujya wemera umuntu nako uriya mwana ashyiraho ikiganiro kikarebwa cyane njya mbikurikira ni ukuvuga ngo usibye jewe uriya mwana arakurikira impamvu mwana ni wa kabiri ariko arakennye bimaze iki se uramwicisha mitsingi ya 200 mukamuhata amafegi ubwo se azigeza kuki manager turabyumva dukundane ahubwo tugiye kureba si none yabikemure dukundane abanyarwanda dukundane bishike kuki abantu bashaka kubona umuntu bakamwenjoyinga ari mu bibi bashaka kugutega imitego bakubona uri mu bibi byiza bishima bumva ngo yagiye he supermanager ari mu cyaha ibyo nibyo birukira nimubona umwana wacu ateye imbere mu muzamure dukundane dufatanye ujye ubona abanyamahanga ukuntu bazamuye Diamond manager abakinnyi benshi biki oya ndaguha urugero ibyo mvuga turaza kubigaruka ibyo urabimbaza ariko nabyo mujye mubyigisha kuko ibyo ni ngombwa wabyumvishije ibyo nabyo ni ngombwa mufate management uriya mwana sinyiza ariko ndababara iyo ndeba ukuntu abameze kandi nkibuka ko abantu baramureba mafaranga arinjira wese yungukiye president wacu ni wavuze ngo yigeze kuvuga ngo yari yagiye ndibaza ni ku ruganda na ahantu bareze umuyobozi abaturage ko atabishyuye baramukoreye president aravuga atari koze ubishyure kuki bagukorana ntubishyure yani wowe uronke bo bicwa n'inzara bapfe nakubwiye ngo win and win is fair situation ndakubwiza ukuri mu bisubire arababwira ati urava hinuza isheke y'amafaranga uyisinye yabo bantu bagukoreye yani wowe ibyawe biruzuye bibayeho neza bo barapfuye rero yakane mu ndebe ukuntu mu management mu mubuza inzoga mu mubuza amata muvunye n'umugurira byinshi yabyumvise agenda yakafite management barimo barabyitaho uhereye kuri Vidi Frank ukagera kuri Asia ni ibintu barimo kwitaho byose uko byagenda ko kubyitaho manager icyo nshaka kuvuga rero ni iki jewe ndi inspiration of the youth ndababara iyo mbonye umwana muto yangirika ndababara bimaze iki se arapfa n'inzoga arapfa n'iki n'amatabi abantu ubwo yani urica umuntu ariko reka nkubwire reka kura n'ukwica umuntu buri umuntu uzi ko yakubwiye ngo uzi ko umuntu ukugurira inzoga akakubwira ngo ngwino inzoga ushonje utariho burya bakwica urumva umuntu ukubwira ngo ngwino nkugurira inzoga wowe urashonje cyangwa ngwino ngwitabi kandi warijuse yana arashaka ngo upfe kabisa ntuzabeho birumvikana ibiriya Speranza uyinywa wariye kandi ukayinywa mu rugero kandi ukasa neza kuko iyo unyweye nabwo ukarenza urugero nabyo ni icyaha ariko super none se ndashaka kukubaza muvu twese dusomaho cyangwa se turasangirage nawe ubu wasura icyo izo fresher icyo cyangwa kimeze gityo kiyaga udafitemo akantu mu nda cyangwa se udafite akantu ku mufuko ukora ako umwana arenda nariho urabona maze bakamuhata amabiya bakazana amabiya ngonywa bakamuhata n'amafegi yani buriya birambabaza cyane uyu munsi ya mico batinywa amabiya super aha tukiri ku ikipe y'igihugu kugira ngo tunayivireho icyarimwe hari abakinnyi rwose bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cyo twakita ni nk'ubugabo buhambaye uhereye kuri Kimenyi Yves ukazamuka agera kuri Byiringiro Lague ejo bundi ngira ngo numusibejo yagaragaje igikorwa kidasanzwe n'umukunzi we mu rukiko rwose avuga ati mbishyize ku mugaragaro jewe nagira ngo nkubwire ngo kugira umugore no kugira ikintu cyiza niko bibiri ivuga kandi ushatse ikintu cyiza
Imana ikunze ababonye umugisha. Big up to my younger brothers. Ibyo byose rero bagomba kubikora ngiye nkazaza nsoza. Kuko nige wabyumvishe buriya haba ikintu bita umwita. Utangiye kugenda udutera impungenge ko nta bizaba rwose. Zopa. Ku myaka ya 40 n'ingahe? Ubu utangiye imyaka 40 papa yashatse mama afite imyaka ndakubwiza ukuri. Reka mbivuge n'abantu babireba. Papa yashatse mama je papa wanyu. Mama yari afite imyaka 17. Papa afite imyaka 52. Barambyara n'ige mwana wawe wa mbere. Batubye turi abana batandatu. Abahungu bane banza nkuko se yateze. Banza wumve abahungu bane n'abakobwa babiri. Kandi nuko twagize ibyago nyine mami akabura ubuzima, mama yapfuye tukiri bato. Njyana nababara kuko yo cyo gihe tubaza ko dufite igihugu wenda tuba twaranamushyinguye nano nanjye nkajya ngenda nkamureba ariko urumva yapfiriye mu mahanga twirukanka tuzi naho yaguye kuko twabaga turi mu bihuru. Niyo ya mateka mabi n'ingaruka zo kutagira iwanyu kutagira igihugu. Ibyo byose nyine turashimira Imana ko RPA yabivanyeho tukagarura icyubahiro tukakigarukana Abanyarwanda. Buri munyarwanda wese ntihagire uvuga ngo na buri kisi mfite igihugu ariko zira nizo ngaruka za mbere. Buretse gato zira nizo ngaruka za mbere nashaka kukubwira. Wambazaga uti ndacyagira impuhwe ko itazabikora. Data nakubwiye ngo nta mugabo usaza, umugabo usarasaza. Nelson Mandela yatandukanye na Winnie Mandela. Hanyuma ejo bundi yagiye kwitaba Imana asigaje imyaka ngira ngo 10 kugira ngo ageze 90. Wabyumvisha ari muri 80. Ashaka umudamu wa nyakwigendera Samora Mosheri. Wahoze ari president wa Mozambique. Ni wamusazishije. Nta mugabo usaza, umugabo asaza. Okay, ashobora kudashaka. Icyo nshaka rero kukubwira niki. Ntega amatwi neza ubyumva. Uri murangwe pa. Abana ni bashake. Ariko jewe ku imyaka je nemera ubu ni 37. Ariko wenda mfite n'ijana. Oya, iyo wemera niyo ngiye. Ariko sipa jewe ari je rimwe nzaza nkora ikiganiro hanga. Rero reka nangariza abantu imyaka ahubwo zipa bane. Wabonye ejo muri tatu video dutrendinga. Hari aka video ko muri 96 nari kangahe. Uri mu ishyamba Tanzania. Ego wari umeze. Muri 93 igere na kabiri. Ari gasore kakagirigiri. Ubona ugakuze mukunda. Ngo bari imyaka ishe. Umusore wari uzi kuba mu ishyamba arimo kubana bara amasayi barimo kuganira badiringa. Kugeza isaha usibye wenda ko yabyibushyemo. Umva petit frère zana karesho hariya mu modoka. Urabyumva Zuba manager imyaka ngo yemera ngo 37. Ariko hari yatemera ameze nk'utarabaye. Ya myaka yarabaye mu buzima bwa fake. Ntagajya yemera we uzabaririze ntagajya yemera. Yemera ko imyaka ari yingi yatangiye kuba umuntu muzima uryo. Super. Ariko ndongera akabazo k'amatsiko. Ko umugore ku myaka 45 ashobora kujya gutya akaba yacura ku buryo atari buze kongera kwibaruka. Umugabo acura ku myaka ingahe? Kurinda upfa. Umugabo ari nahenuka ariko akiri umugabo. Wabyumvije? Ari ikibazo rero giteye mu rubyiruko hanzanga. Icyo nshaka kukubwira. Umudamu ashobora kugeza imyaka wenda nkuko wari uvuze 45. Akaba adashobora kuba yasama kubera nyine uko Imana yabiremye. Ariko umugabo niyo wagera 102 upfa kuba gusa ugishoboye. Rero ikintu uragira ngo nkubwire. Abo bana nabahaye umwitangirizwa kandi anabishaka ni byiza. Kandi ngo inspiration of the youth. None bakwemera none bakabyihorera. Kandi oya. Turaza gusigara. Umva reka mu gusigara u Rwanda rufite generation y'abantu bakuru gusa. Buriya reka batoye mwanze gushaka. Buriya rero reka nkubwire ikintu. Buriya gushaka no buzima bw'umuntu bwite. Iyo atangaje icyo gihe abashyize private life ye hanze. Hari byinshi mutazi reka mbivugire nta kuri kamera. Hari byinshi abantu batazi. Wenda sinashatse mu buryo bwo kubyereka abantu. Wenda nako tuvuze kubana n'umugore. We no itonde. Wenda sinashatse mu buryo bwo kubyereka abantu. Icyo gihe naragiteganyije wenda n'umugore ndamufite. No ese ndi ikiremba. Wano. No ese ndi pede. Bwambere ibyo byose ni zero. Niba ntari ibyo rero umubiri ukora ubwo private ishuzi zanjye nimutegereze muri stade. Bwambere Super Manager twemereye ko afite umugore. Ariko umugore wa Super Manager. Ariko nanjye nagira ngo nkubwire ko nanamufite. Nanafite no nkunda cyangwa ntanafite sheri. Nabwo ahubwo naba ntari muzima. Ubwo se naba ndi muzima. Ahubwo naba ndi ahubwo mwavuga mutufite ikibazo. Kuki leta itagufata? Cyangwa uri umupede. Urakoze cyane. Kandi ibyo cyangwa ukundana n'umuvunyi. Give me 5. Wabyumvise rero muvunyi icyo nshaka kukubwira niki? Ibyo kumugaragaro biracyabitse.
ariko ibya nyuma ya kapeti wenda byo nabyo birahari, ariko byose nzabishyira kuri ku mugaragaro muri stade. Ubuzima bwa super manager butegerejwe na miliyoni zirenga 15. Mu Rwanda hari miliyoni 13, hanze noneho ho hari wenda izindi 5. Abanyarwanda barambwira bati turashaka stade haba amahoro, hanyuma abandi babirebere online. Super manager wenda uranavuga utyo, wenda mfite n'umwana mungana, uranzisege wenda mfite umwana ungana nawe. Ariko kukibuka akantu ko bitamo ka wenda kazajya gatera abantu ibintu byambigite kugira ngo buri wese akomeze kubyibaza akantu ka wenda. Wagitugize ejo bundi nakoranye nawe ikiganiro ngo wibarutse nza kumenya makuru sanga super manager karagatwika umwana nagaro wari wibarutse. Urabyumva uko twaje gusanga umwana wa super manager ari ukuntu yarutaga muri kandi uriya bari batwetse ari uruhinde. Unyana n'uyu munsi super manager ntabwo yaduhagarara imbere ngatubwira ati jewe mfite runaka cyangwa runaka buri munsi baratuye ubuzima bwanjye ni muri petit stade bame muri stade amahoro. Wowe wigeze kumbaza ubwawe ngo super kuri telefone ndabyibuka ngo none se ngo ko bambwiye ngo uvuye kuri nirize gufata umwana ngo nuwawe buriya ngiye kukubaza ibintu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye n'amabanga ye, urugo, umudamu, abana, ibyo ni ibijyanye n'ikintu cyitwa ibanga. Hanyuma social media Tom Transfers Abanyarwanda bayigane. Gana Tom Transfers ugura imodoka ugende mu modoka nzima nziza. Kuwa gatatu tariki 7 itangazamakuru ry'u Rwanda ari rigaragara, ari ritagaragara, ari amaradiyo, ari amateleviziyo, ari ibinyamakuru byandika, ndabatumiye mwese. Ako super kuwa gatatu nuko nzaba mari ari ikibazo nzakwibariza kuwa gatatu ndasinya amasezerano yo guhagararira Turukiya nkande ambasaderi ubucuruzi bwa Turukiya mu Rwanda. Ubucuruzi ndetse uri ambasaderi uri minister w'ubucuruzi wa Turukiya. Urakoze cyane. Hari umuntu bita ubwo ngiye kubivuga mu bundi buryo ariko ndabishaka mu Kinyarwanda cyiza. Hari umuntu bita umukada buriya ni umuntu ubushinzwe umukada. Abakada ni abantu babashinzwe gucengeza ibitekerezo mu bantu. Buriya we nkubwiye ngo uri umukada wanjye, it means wowe you represent me. No ugomba kugenda hari ikintu bita ngo ni babyita ngo ni to instigate something in someone, gushyiramo ikintu umuntu opinion zawe zikazitera mu. Abanyarwanda bamenya bati ubucuruzi bw'isosiyete ya mbere ya Turukiya igezweho ku isi hose ikora ndetse kabageze no mu Rwanda ndetse noneho nabibabwire nakoreka mbiti nibi rero sosiyete y'ubucuruzi ubwo ni sosiyete y'ubucuruzi ntabwo ari Turukiya, ni sosiyete ihagarariye ubucuruzi bwa Turukiya mu Rwanda. Ngira muzamubibona reka ndeke ku disclose ni reka kuwa gatatu ni sosiyete hari ikintu buriya ntabwo ikiganiro nari kugisohora nari kugisohora buriya nari nagiye kwibaza super manager ko wari wibereye mu bintu bya social media none cyo wari wibereye mu bintu byo kwamamaza utangiye kwinjira muri politike ubwo byari bitangiye kumbaza ngiye kuba ambasaderi wa Turukiya mu Rwanda nkande nta passport atunga ngo na passport manager za Polonye yasohora indirimbo yindi yitwa super manager muri South Africa niyo yayisohoreye manager. Uyu munsi rero hari ikintu cyiza navuga ko rwagezeho. Uyu munsi Messi yambaye made in Rwanda kuri jazz y'umukino nyine y'ikipe ye. Ibi bintu wabyakiriye gute? Ese ubona byaranyuze mu yenzira kujya mu Messi muri Paris Saint-Germain? Ibikorwa biravuga kuruta amagambo. Abantu bahakana, abahakanye baba bashubijwe. Igihugu cyacu plani yacyo ni plani yo kwereka isi yose ko u Rwanda ari igihugu nyabagendwa. U Rwanda ari igihugu cyiza. U Rwanda ari igihugu buri wese yishima kandi akishimira kukibamo. Messi ni umukinnyi ukomeye ku isi. Akurikirwa n'abantu batari byanga bikunda miliyari 2 z'abantu ziramuzi kuko isi tuvuge wenda n'ibituwe na miliyari 8. Icyambere na agaciro gakomeye kerekana ko igihugu cyacu kizwi. Buryo yuzwi muri abo bantu bose babakuze. Habavamo Rwanda rujya kwamamaza. Itageti yarwo ya mbere yaravugaga ngo nituramuka tumenywe n'abantu miliyari wenda tureke miliyari 2, miliyari 1 da. Kuko isi tuwe n'abantu miliyari 7 zirenga.
miliyari imwe niramuka itumenye muri iyo miliyari twebwe dushobora gukoresha wenda reka tuvuge n'urugero wenda dukoresheje ibihumbi cyangwa dukoresheje miliyoni 2 z'idolari zo kwamamaza ni miliyari zingahe 2 z'amanyarwanda n'urugero iyo ni example turebwe na miliyari imwe y'abantu muri abo miliyari harimo ushobora kuza mu mafaranga akayishyura umunsi umwe akavisitinga u Rwanda as a tourist hari ushobora kuza ak'investing hano agatanga akazi ku banyarwanda kandi ibyo yinvestinze bigumya aha kandi abanyarwanda ubukenera bugabanyije iyo niyo ya thinking big niyo ya ariko twari bumubone cyangwa yari umenye igihugu cyacu ate tutamamaje ariko niba dushyize kuri Arsenal tugashyira kuri Messi Paris Saint-Germain Arsenal bikaba bitugaragaza isi yose ubwira tuzi abantu rero bafite amafaranga yabo bafite aho bashaka gukora ibikorwa byabo by'ubucuruzi bafite aho bashaka gutuwaringa bazavuga bati iki gihugu turashaka kukijyamo iki gihugu Messi avuga nibaza mu Rwanda bazareba umutekano uraha bazareba uko ibikorwa bya investment by'abantu birindwa banoroherezwa no kuinvesting by the way nagira ngo nshimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ejo bundi hari umuntu wambwiye wo muri Ghana no munyagana yarambwiye ngo I like Rwanda ngo Rwanda is the country where you invest and at they how can I say gasobanura mu Kinyarwanda manager na kibazo itonde cyongereza narakize sha mwana nze nasoma yarambwiye ngo umva in a simple way they enable you to invest in Rwanda by not putting on you some shambles and jambos some obstacles as investor so jambos ni iki shambles and jambos ni mu gifaransa baravuga ngo ni les problèmes les problèmes indéterminés undetermined problems ahubwo na ibintu bya shambles and jambos uri kuzana za terme ugiye ko muri dictionnaire wazanga shambles and jambos birimo n'ubishakemo shambles and jambos unexplained problems bangize ngo shambles ni shamble babyita shambles reka mbabwire reka mbivuge we akamvuga nuko byandikwa n'abantu baze kubireba shambles byandikwa na C H A M B L E shambo super manager zindi super wakambwire ari ukuntu bavuga wenda ngo je suis umuntu agahita wenda cyera bajya baduga badivuga infinitive yo jambo umuntu yavuze ngo tu suis je suis tu suis vuga infinitive ni yi infinitive yayo ni être ni être wavuga ngo tu suis infinitive ni être Goguki umunero gwati wenda je suis sibyo munero ya mbere abati vuga infinitive okay tanya bati tu suis vuga infinitive infinitive ni être infinitive ati suis ni être none se ngongwiki umuntu avuga ati vuga infinitive yiyi nshinga hejuru akavuga ati je suis kuri bi akadavuga ngo tu suis avuga ati vuga infinitive yizi nshinga wavuga ngo iki infinitive ya je suis ni être infinitive ya tu suis ni suivre manager reka tugushimire cyane ahubwo rero icyo nagira ngo nsorezeho abantu bamenye investment uko iboneka cyangwa se babone uko amafaranga aboneka igihugu cyacu gitekereza kwamamaza bakamamazanya n'amakipe akomeye ku isi nagira ngo mbisobanure n'abantu ntazongere kuzajya babyibazaho wenda batari ko se buratwunguka dute bitumariye iki hari icyo bivamo biriya ngo Arsenal iratuvuga cyangwa se Paris Saint-Germain iratuvuga cyangwa se Messi yatwambaye aba iyo ubona ukabona umunyanigeriya araje nka Dangote ashyize imara wenda yabaye attracted kubera ko yabonye Messi yamamaza twebwe iyo ubona ukabona umunyamexico nka wa wundi w'umukire araje ashyize ibikorwa ngaha biriya bikorwa ashyiraha abana b'Abanyarwanda bazahabwa akazi niba habwa akazi ibura ry'akazi cyangwa se ibura ubukene cyangwa se abana bacu babonye akazi babonye ukuntu bibeshaho batunze imiryango yabo n'iterambere ry'igihugu kandi arasorera n'igihugu ariko utabizi uzumva avuga ngo uretse ngo biriya ngo ngira ngo babyumvishije abantu dushobora kurebwa na miliyari imwe muri ya miliyari imwe assume that hazavamo wenda abantu reka tuvuge tureke kuvuga benshi
hazavamo wenda abantu 5,000 wenda 5,000 ni benshi hazavamo abantu 5 baba biliyoneri bavuga bati tuje mu Rwanda 5 gusa ntidukeneye benshi 5 bazanga mu Rwanda bahe abanyarwanda miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 akazi ubwo abo bantu twari baboniyo batatumenyera kuri amatangazo cyangwa kuri kwamamaza twakoze birumvikana nago bari kuba bakitumenye tutagiye muri anyway ibyo ngibyo mbigiyemo cyane si hari ababishinzwe baradibi ariko nabunganiraga kuko jewe ndi voice of the people ndi umusitari gusubiza ikintu nk'icyo kugira ngo ngisobanurire abantu nabyo biba bikenewe ariko nizere ko nibura bagizeho tips bagizeho nosiyo ibyo icyo kwamamazanya n'amakipe cyangwa kwamamazanya n'abantu bakomeye bimara